ridunze iri mu giti aha nage nyoni mama boss imeze bite boss ko ndabona ibyo hano babijagaraye imeze bite boss ntago bizongera rwose ubu byambanyira buno munsi ako n'amafaranga mpembura bizi ni makeya mba nakoze ntako ntagize impamo y'Imana n'Imana ntacyo yanshinja uzi ibibazo byose mfite urabona ibyo byose babijagaraye nzagusiga hano iminsi 3 uzakora iki nzakora iki mbabara ntago bizongera boss kamwereke tasiro akazibona ngiye kwa mupfumu urabona ndantasinziye gira imodoka nyisara ku muhanda buruma nagurire none mbashe kugenda jya gushaka ko wagoyeka rwose sana gura bitonze se uhanagura nk'ukubita nzoka ariko nanjye naragowe gupfa udakoresheje n'ibibi buriya mu buzima umva kado urakoze iyo ko urugendo zamara iminsi 3 urumva iyo gusigira imanga urasigarana uzitwaye neza ariko ubundi mabushagiye yajya nyonga ibuno mana aya nani byinshi tugomba kuvuga gusa witware neza kazi iminsi 3 itujya mwijuru tuzataha kadogo bindi mo gufata kucyakura mwana pfuko munwa ya mama se kuvuga aho reka nzige n'imetero pfuko munwa kadogo rero icara muhire wicaye tuganire ho gatoya pfuko munwa icara tuganire maze nibyo byakura wanzaniye nanjye wazanye nanjye zore rero nababonye saa kurya zigeze nayo ngurane ahubwo ninjye mu buzima ucunga bihiye nabi ahubwo mwagiye mugenda ari nka mu gitondo bamubuza amasafuriya n'amasahane barariye kadogo rero kanigere n'ubwo sibyo sio muneke muhake icara tuganire banza witse ibyo waryaga maze tuganire kadogo buriya kwizera nk'umutekinisiye sibyo nubwo uri karya rugo hano ariko ikintu gushakaho sibyo hari umukomisiyoneri muziho sibyo buriya nshaka ko hari akantu turakora ubizi ko ndi pasiteri wakunda ijya bigezanye n'abantu bagafashwa akuzuzwa nshaka ko nshakira umuntu mwizi karitsiye za hano sibyo uramfasha tukajya tujyana imbere mbega nkabwiriza agasemura cyangwa se we akavuga urundi rurimi abantu bagafashwa akazana amaturo bagafashwa uwo muntu mubonera ahubwo ngira ngo Imana yakonyeretse reka da naragiye Leta Zunze Ubumwe za Amerika Leta Zunze Ubumwe zitorosha ndogose wowe nizi siripa zawe Leta Zunze Ubumwe zazinde ngo zigire na Leta Zunze Ubumwe z'umwijima nagezeyo none kuzimu hano hasi ni kuzimu ese mvuze mu kuzimu umwijima bahehe si kuzimu none se kuzucaku je no kubwiza ijambo ry'Imana kandi imodoka ufite se uzuvuza amahoni wenda uzamena ikinyora nubwo ntayo ndagura ariko ku kajeni mo gukina kiye kugura imodoka tugiye gukira iyo tugiye gukira hanyuma rero ngambye icyarabura kizi narize mfite za PhD mfite doctora masters za lisansi karyarwo wowe njyewe PhD uzanukatura mbanye yambanye mu gihugu cyabonye ufite n'utuntu twiza Leta from Kitumva ingoma nkagira ngo nakantu ko muntu w'umujene zandetse gato ariko ntacyo ubundi wiborosheje reka tugwanire rero nabwiye n'umuntu w'umubone ngiye kuvuga urumuri rusemura cyarabura kizi ndakizi ndiyaminiya nk'umuntu wa pasiteri rwose niho tubanje kubasuhuza mu izina rya Yesu twashaka kubekake nitwa pasiteri Byamungu Etienne antijuho mpiko kwatwera nkabandimo kubabwiriza ubutumwa bwiza Yesu Kristo yadusigiye hano mu isi ariko mbere yuko mumenya ubwo butumwa mugomba kubanza mugatura
mugatura imitima yanyu je donc ndetse mugatura n'amaturo asanzwe ventre-moi turangije tubasezeraho bye bye ibihe byiza umwami Yesu abarinde au revoir okay sawa Kadogo rero sawa ndagushimiye cyese ubu tugiye kunoza umukino noneho ibi bintu byo kwambara amakabutura ugomba kujya wambara costume tukajya kubwiriza tugateka imitwe tugatekinika ariko agafaranga kakagira gate kakinjira nuko ngo tuzajya twinjiza amafaranga arangiza zagasaba bakunda kuvuga tuzazigura sawa sawa ngakandikeze Kadogo pastor ibujya neza gaciye ndengiye sibyo ngo gahunda ni yagiye sawa ivoka wirirwa nyuhira uboshye n'inyaho ukuya mu gitondo ariko bose nenembwa we ibintu by'abana n'umugore kabishyika azajya ari nyonga akarinyonga na muri umuntu w'akagenda bose ariko ntacyo ndabirya tu injangwe zibaho nabi tu injangwe zibaho nabi kandi yabuze umuneke wanjye ni ukwiborosesha byivanze byaba bibi hariyo umuneke ndiye voka nsanga nukwiyahuza imigezi nzakurya muneke nzakurya Sorry, bimeze bite? Makuru ni mba naye natembere no mu hano. Hari umubosi ushaka niba ari umucuruzi niba ari docteri. Ngacuruza imiti wa mtumba stress cyane ibintu ndazi ijoro. Ndamushaka cyane bananyingari hano ndangira. Bikuraza ijoro. Gusura rudasinzi cyane ndamushaka ngabanye stress. Ubwo se biri uracuragura mu rugo iwacu. Ndamushaka ubwo bisigunitsa cyane ndangira. Reba ino nkweto nambaye. Ubu si we wantesheje inyatsura uracuragura mu rugo. Umva ngendi boss nduzuye neza ngiye ndangira icyo ushaka ndakigwa. Ngoza n'amafaranga nene wo mukurangi. Si wa mupfumo hepfa Bruno rangi. Hano kuri Bruno rupangu. Handangira. Ngoza n'amafaranga nene wo mukurangi. Nduzuye ndayagwa. Urumva amafaranga ndayafite ngwangare. Surabara nk'ibihumbi 10 untera nk'umuntu w'umubosi nyine. We ni kurwa rupangu rwarahepfu rw'ubururu mana. Ahubwo twakase mazi. asayinama asayima nakubona mbega umuganiro we uziko zimeze nka mbega bosi we zimeze nka sarusi cyari cyaduka Kado mba bosi wageze funguzo ziri he funguzo ziri funguzo naguzaho ziri funguzo bakunzi ba udufilime kuri bo wisakasa tuje kubahindura impinduka uzabona abakinyi bagiye batandukanye
muri filime yacu, ushaka guseka, ushaka kwishima ukamererwa neza, ibyo byose turi ba muganga bazabikuvura. Kurikirana ibyacu uzasangamo abantu bagiye batandukanye, dore ikosora muri komedi nyarwanda. Gusa twitege ukore subscribe, ukore comment, share, views ziboneke, ubundi bitugaragarize ugenda n'inama zanyu zirakenewe. Ndabakunda cyane, murakoze.